Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turaganira ku ijambo riri mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 9. Bavuga ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Amen. Yesu, ni wewe nyote we. Hano turabona umurongo wuzuzanya cyane n'ubanza w'umurongo wa 8, ariko kuri uyu murongo wonyine turabona yuko iyo hari ibyiza wuzuza mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe, ibyo ngibyo nibyo ubamo, nibyo uvuga, nibyo ukora, kandi bihindura imibereho yawe. Ibyiza bihindura imibereho yawe kuba myiza, bibi bigahindura imibereho yawe ikaba mibi, bikaguhindura n'ibitekerezo. Hano rero ibyo nabigishije, hano turabona ko ari amasomo, ari ibyo Paulo yigishaga Abafilipi, ibyo nababwirije, hari ubutumwa bwiza yababwiye, ibyo byose, ibyo bamwumvanye, ibiganiro yakoraga, ibyo babonye akora, arashaka kubabera urugero muri ibyo byose. Akababwira rero ati nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana y'amahoro. Ahangaha Imana y'amahoro irabana n'abera, n'abizera Umwami Yesu. Ariko ku murongo wa 7 w'iki gice tubona ko amahoro y'Imana abana n'abasenga. Ku murongo wa 7 abasenga Imana bagira amahoro y'Imana aturuka ku Mana, kubera ko bishingikirije ku Mwami Imana, bagira amahoro yo mu mutima mu bihe ibyo ari byo byose. Hano rero ibyo Paulo ashaka kubwira abantu, kutubwira natwe, nuko hari ibintu yavuze ku murongo wa 8, ibyo yavuze ati ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, niba haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, bari byo mwibwira. Ibi ngibi byo twibwira, ibyo tugomba kwibwira, ibyo tugomba kuzuza mu mitima yacu, ni ibi ngibi Paulo avuga. Ibintu ubwira abandi by'ukuri, ibintu byo kubahwa, gukiranuka, biboneye, mbese ibintu byose by'igikundiro n'ibishimwa, hakaba hariho n'ingeso nziza. Ibyo ngibyo iyo tubyujuje mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu, nibyo bigaruka, nibyo tushyira mu bikorwa, nibyo usanga tuvuga. Haleluya. Ni ukuvuga rero ibyo ngibyo nibyo Paulo ababwira ko ibyo ngibyo uko bamubonye, ibyo ngibyo bagomba gukora, nibyo yabigishije, bagombye kumwigiraho, uko yababwirizaga ubutumwa bwiza, ibyo bamwumvanye, n'ibyo bamubonanye, ari imyitwarire ye, ari n'imigenzereze ye. Nibyo rero Paulo ababwira ati mushobora kunyigana, kuko asanga nawe ari urugero rwiza uko yiganye Kristo. Ni nkawe rero yavuze ngo ntibihagije kumva cyangwa gusoma Bibiliya, ahubwo tugomba gukora iryo jambo ry'Imana rivuga. Muri uyu murongo w'Abafilipi, ibyo twumvise, ibyo yatwigishije, ibyo yatubwirije mu ijambo yababwirije mu ijambo ry'Imana, ibyo bamwumvanye, ibyo bamubonanye, baba ari byo bakora. Ibyo rero ni ijambo ry'Imana ritubwira. Kumvira Imana ni ugukora iby'Imana ikunda, ni ugukora iby'Imana itubwira, nk'uko yabyanditse mu ijambo ryayo, nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Hano rero ibyiza tugomba kuzuza mu mitima yacu, nibyo tuvuga cyane, nabyo dukora. Ibyo rero bigahindura imibereho yacu ya buri gihe, bikatugiraho n'ingaruka mu bitekerezo no mu bikorwa no mu byo tuvuga. Ibyo twuzuza mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu, ibyo ngibyo usanga ariyo magambo tuvuga, ari byo bikorwa dukora. Yesu rero adufashe kugira ngo dushobore kuzuza biriya bifite umumaro, bidufitiye umumaro, bitwubaka
kugira ngo dushobore kubaka n'abandi mu magambo tuvuga, tubabere n'ibyitegererezo. Yesu atugirire neza kandi aduhe umugisha kandi adushoboze gukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Amen, amen, amen.